Ndabasubije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Kanya nk'aka tugize umugisha wo kongera guhura kugira ngo tuganire ku ijambo Imana yashyizemo. Rero reka tubanze dusenge, dushimire Imana iduhaye ubu buryo, iduhaye aka kanya kugira ngo twibukiranye iby'uru rugendo rugana i Siyoni. Imana turagushimiye mu izina rya Kristo Yesu, duhaye uburyo, duha umwanya kugira ngo twungurane mu ijambo. Ureke Umwuka Wera dusobanurire, twumve neza icyo ushaka ko tumenya, kandi ari jye ari n'abumva tubashe kwaguka, tubashe gukora nk'uko ushaka mu izina rya Yesu, amen. Rero ndabasuhuje mbashimira mwese abantu bakomeza kugenda batwereka yuko badukurikira kandi bagenda bumva ubutumwa tubagezaho, zaba ari impuguro, ryaba ari ijambo ry'Imana Imana yaduhaye, kandi umunsi ku munsi igenda itwungura. Reka mbashimire kubera ko njya ndeba bagenda bakomentinga, bagenda bakandira like, bereka nyine ko babikunze. Like nta n'ikindi ivuga, ni ukuvuga ngo nabikunze. Ndetse n'abandi by'umwihariko abantu bakanze subscribe, muri abantu bakomeye cyane. N'abandi batarabikora ntabwo igihe kirarenga, kandi mushyigikire umurimo, mushyigikire iri vugabutumwa, kubera ko buri wese ni uruhare rwe kugira ngo yagure ubwami bw'Imana. Hari ikintu abantu batazi, wowe ushobora kuba nyine ushoboye kuririmba, ukaririmba tugafashwa n'indirimbo uduha, kandi ziratwagura mu buryo bw'umwuka. Ukaba ufite ijambo ry'Imana ukadufasha kwaguka mu buryo bw'umwuka. Noneho undi nawe akaba afite ukundi kuntu afasha abakozi b'Imana cyangwa se abantu b'Imana mu buryo bunyuranye. Kuba ufite ubushobozi bwo gutanga mu rusengero, cyangwa se ugafasha abakene, ukagira ute. Buri wese mbese akashoboye akagakora kugira ngo abashe kunezeza Imana, kandi nawe yirengera. Impamvu uvuze ngo yirengera ni uko buriya hari umuntu uyicarira akicara akumva nta kibazo afite, ariko ni byiza ko twese tubaho turi abantu, turi abakozi mu ruzabibu rw'umwami wacu Yesu Kristo. Rero bavandimwe, reka mbabwire ijambo Imana yashyize ku mutima, riri mu rwandiko rwandikiwe Abagalatiya, Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cya 6 n'umurongo wa 7, bigarukira ku murongo wa 10, ariko ndashakamo nk'imirongo 2 gusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ndashaka aka kantu gusa, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Bibiliya ikomeza ivuga ngo ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Umurongo ukurikira avuga ngo twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Munyemerere mbe mfungiye nk'aho ngaho. Twe gucogorera gukora neza, niko Bibiliya igize ite, niko Bibiliya itubwiye. Twe gucogorera gukora neza. Hari ukuntu abantu tangira akora neza, ejo akabivamo, ejo yenda yaciwe intege n'iki ngiki, ugasanga bivuyemo arabiretse, yaciwe intege yaciwe intege n'amagambo mabi, yaciwe intege n'ibindi, bigatuma ahagarika ibyo yari arimo, kandi nyamara se wabyikoreshaga. Muri ibi ngigeze kuririmba ngo ubu nkora ibyo ntikoresha. Gusobanukirwa neza yuko ibyo urimo, uri mu nzira nzima, uri mu rugendo, ni ikintu gikomeye kandi cy'ingenzi. Reka abantu bose, buri wese amenye ubundi ibintu ndimo nkora ni byiza, regardoki, ninde ubibona ko ari byiza? Ese n'umuntu, ni Imana, ni iki? Donc hari igihe abantu bundi, hari umwuka wa Satani w'ishyari, umwuka wa jalousie, uwo mwuka utuma abakozi b'Imana bagenda bacogora. Uwafashaga ntabagifasha, uwitangaga ntabakitanga, washimaga Imana ntabagishima, wubakaga mu buryo butandukanye imitima y'abantu ntabakibikora, kubera ko yaciwe intege n'abantu cyangwa se n'imyuka mibi ikoreye mu bantu. Rero Bibiliya iratubwiye ngo twe gucogorera gukora neza. Hanyuma Bibiliya ikongera ijambo twatinzeho cyane ngo
Imana ntinegurizwa izuru, kuko icyo umuntu abiba ari cyo azagera gute azasarura. Hari abantu bibwira yuko nibakora uko bishakiye nta kibazo bafite, nta kibazo bazagira imbere y'Imana, nta kibazo bazagira n'Imana, cyangwa se nibanatekereza ko ihari. Ntekereza ko hari ibintu njya numva abantu benshi usanga abo tuzi cyangwa se abo duhura usanga bose bavuga Imana turayemera, Imana yatumye tubaho, Imana yaraturemye, ariko kumva nta kintu mubwiye gukora cyo gukiranuka, nta kintu mubwiye gukora iby'imirimo y'Imana, nta kintu na kimwe bimubwiye. Ariko Bibiliya iravuga ngo please ntimukagire ngo ijisho ryayo ntirireba. Ese yaremye amaso ntireba? Yaremye ugutwi se ntiyumva? Ntabwo Imana ipfuye amatwi, ntabwo Imana ipfuye ijisho. Ni Imana ireba, ni Imana yumva, ni Imana yitegereza, ni Imana itureba, itumonitoringa. Ubuzima bwacu bwose irabugenzura, iranabumenya. Rero Bibiliya yavuze ngo icyo ubiba, icyo ukora kizima uzagihemberwa, icyo ubiba cyangwa icyo ukora kibi nacyo uzagihemberwa. Ndetse ngo ababibira mu mubiri cyangwa abakora ibibi bazasaruramo. Bibiliya y'ikinyarwanda ngo y'icyongereza corruption, ngo izasaruramo kubora. Muri makeya nta buzima uzagira mu buryo burambye, mu buryo bw'umwuka. Uretse ko no gukora nabi umuntu akiri no mu isi hari igihe usanga binakugarutse. Ntabwo nibwira yuko abantu bakoze nabi byabahiriye iteka ryose barinda basaza cyangwa bapfa. Bigenda bigaruka bakiriho, bagasufura, bagatangira sufura bakiri no mu mubiri. Ariko nanone icyo Bibiliya itubwira mu bugingo bw'iteka uyu muntu nta mugabane afite, kuko hari ukubabara uri mu isi, hari no kubabara mu iteka n'iteka. Nicyo Bibiliya yatubwiye muri igitabo cy'Abagalatiya. Rero inshuti zanjye bavandimwe, Bibiliya yatubwira ngo niba ukora neza, keep on doing the best, keep on doing good. Hari ubuzima twese twifuza kuzabamo, hari ubuzima twifuza kuzaramiramo cyangwa kuzabaho iteka ryose. Buri wese ngira ngo nicyo cyerekezo cye, abasenga bose nicyo cyerekezo. Kubera iki se umuntu yakwishimira kuvangavanga? Ahubwo Bibiliya iravuga ngo rero nunacumura, nunakora icyaha, Imana ngo niyo kwizerwa, irakubabarira. Igihe wihannye n'umutima wawe wose irakubabarira. Ntabwo Imana izi ko turi mu ijuru, Imana izi ko turi mu isi, izi ko tugendera mu isi. Kandi kugendera mu isi icyo bishatse kuvuga, tugenda turwana n'isi na Satani n'umubiri utugoye. Ariko mu kurwana nayo hari umwuka w'Imana uza tubashisha. Iyo wemereye Imana irakushoboza, iranakubashisha, iranakuneshereza. Rero Bibiliya yatubwiye ngo ntimuyobe, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, ukwiye kwisuzuma ku manywa yawe. Ese wiriwe ute? Ese ugiye kuryama nta hantu wacumuye, nta hantu wagiye nabi, wagenze nabi ku buryo wabwira Imana mbere y'uko ujya no mu buriri ukayibwira ngo Mana mbabarira, sinitwaye neza, sinakiranutse. Niba ari no mu ijoro, Imana igiye idufasha tugakanguka, ntawe usinzira ngo ahereyo. Niba ukangutse ibuka yuko ari Imana igukanguye ikugaruye. Hari abadakangutse, hari bari bagiye kuryama bazi ko ejo bazakora ibi. Fata akanya wibwire, wishimire. Niba wibuka n'amakosa cyangwa ibyaha wakoze uyihane, n'Imana ibabarira. Ariko nta muntu ukwiye kwigira umuntu w'igitangaza mu gukora ibyaha. Ntabwo ibyaha bikwiye kwishimirwa, ntabwo umuntu akwiye kumva yuko ameze neza yakoze ibyaha rwose. Imana yifuza abantu bihana, abantu bakizwa, abantu bahindutse. Abantu bahindutse. Buriya hari ibintu akenshi tutajya twitaho, ariko ubundi Imana iba yifuza ko abantu bagenda mu murongo ukwiye, umurongo wo gukiranuka. Rero bavandimwe, ikintu gihari ni iki: ese ukora neza? Hari imirimo myiza yo gukiranuka ufite? Yikomeze. Ukora nabi se? Hindukira. Wacitswe se? Ukora iki n'iki n'iki utari wateguye cyangwa witeguye gukora kitari cyiza? Ihane. Kandi niba birashoboka ko utahita ugira imbaraga zo kwihanira mu ruhame cyangwa se zo kwihana ku muntu wacumuriye cyangwa wacukoshereje. Hari ukuntu ushobora kugenda ubwira Imana nyuma nawe ukazamwegera ukamubwira uti nyabuna mbabarira, hari igihe
nakubabaje, nakoze ibi n'ibi n'ibi, niba wari we nyirabayazana birumvikana. Hanyuma rero nanone ikindi, buriya dukwiye gutekereza cyane ejo hacu. Ejo ntabwo tuhazi, ntawe uzi ngo azamara imyaka ingahe, ngo asigaje ingahe, ntawe uzi ngo ubuzima bwe burerekera he. Ni ukugira no guporojeta ibyiza, nta muntu ugomba kuvuga ko ejo bizaba byarangiye atazaba akiriho, ariko ugomba no guteganya yuko hari igihe kizagera ukaba utakiriho, ukaba utagihumeka, ukaba utakiganira nk'uko turimo tuganira, ukaba utagihura n'umuntu ngo umubwire ngo nyabuna dore nakoze ibi, none mbabare. Hari igihe bizaba byarangiye, n'imbabazi zitakibaho, zitakiriho, utagihumeka. Rero akanya dufite naka, ni uyu munsi, ni uyu mwanya rwose. Bavandimwe, inshuti zacu, reka tubabwire yuko buriya ubuzima butitekerezaho ni ikibazo, ubuzima butisubiramo, ubuzima budahinduka, ubuzima bwumva yuko nyine uko nagenze nuko nyine, sinzi byayo ninga Imana ngo izashyiraho imyaka, ariko hari ibintu nawe ukora wumva ari ibyaha, hari ibyaha ngo bitanga iby'itumano, ibyaha by'inyongozabugingo, ariko si icyaha nagambiriye gukora, kuki nakiguma? Ibyo byose hari ibyo Imana igenda iguhishura, yabikubwira gutya openly, cyangwa se ikabikubwira mu nzozi, mu migani, cyangwa mu buryo buzimije. Ariko ni byiza ko umuntu wese bisubiramo. Ariko ubundi kuki umuntu yakomeza akora nabi kandi yabashije kumva aho Imana imugaye? Twese biratureba, nanjye ubwanjye birandeba, buri wese birakureba. Ni byiza ko umuntu wese areba akazirikana icyo ijambo rivuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba burya nicyo azasarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azakuramo kubora, naho ubibira umwuka, muri uwo mwuka niho azasaruramo ubugingo buhoraho. Imana idufashe kandi tuzirikane kizirikana aho uri, waba uri mu bantu benshi, waba uri wenyine, waba wumvise ijambo bigutunguye, kubera icyo utazirikana yuko ari ijwi ry'Imana ririmo rikubwira ngo nyabuna komeza ukore neza, kubera ko Imana yacu ni Imana igira neza abantu bayo, ni Imana ihindura, ariko ni Imana itanifuziraga ko abantu bose hagira n'umurimbuka. Niko birivuga ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Ariko icya kabiri ngo ntabwo yaje gucira abantu uwiteka, ahubwo ngo Imana urukundo yakunze abari mu isi cyane, yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo kandi ntiyaje kugira ngo acire abantu bose, abantu kwiteka, ahubwo yagize ngo abantu bose bari mu isi bazakizwe nawe. Nicyo Yesu yaje gukora, ntabwo yaje kuducira iteka. Ni nako yanavuze ngo ntabwo aduciraho iteka, na data ntaduciraho iteka, ariko nitwihana niyo kwizerwa no kutubabarira iza tubabarira. Rero dukomeze dukora neza kandi twe kwifatanya n'abatizera, kubera ko ngo kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Niko birivuga, kwifatanya n'ababi byangiza cyangwa byonona ingeso nziza. Imana ibamugisha, Imana itugire neza. Reka rero dusenge dusoze. Witekerezeho, twese twitekerezeho, dutekereze ko ijambo ritubwira ngo nyabuna we gucogorera gukora neza. Imana ibamugisha. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, gize neza kuko ari we twemereye kugira ngo iri jambo turiganireho, utubashishe, utweze, amaraso ya Yesu aduhumanure, akize uyu muntu wese wari ugambiriye gukora nabi, wari ugiye abivamo, buri wese ahindurwe n'Imana yacu, kandi imiburo y'Uwiteka ikomeze guhindura abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami. Amen. Imana nibahe umugisha. Ahasigaye reka dusabe buri muntu wese ubasha kumvira ijambo arisangize inshuti ze, akanda kuri share, arisangize abagenzi be, kandi niba warikunze ukande like, uduhe comment, wandike comment kubyumva, kubibona. Hanyuma nanone ikindi nanone nabasaba abantu batarakanda subscribe, mukande, mwerekane ko turi kumwe tugendanye, kandi natwe Imana uko izajya idushoboza tuzadukomeza tuyemerere dukorane namwe, ndetse buri wese ajye agaragara atwereka nyine ko
ibi bimugeraho kandi yabishimye cyangwa se yabyishimiye, niba ari na comment zo kugira ibyo twanoza rwose, you are welcome. Imana nibahe umugisha.